Yesu nashimwe inshuti za Berco TV, nizere ko muri amahoro, natwe turamahoro turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe, kiba yaturinze namwe ikabarinda. Nukuri byumvira aheraho mu ijuru yuko tuyishimye. Nuko bisanzwe rero turi kuri Berco TV, turi kumwe na mama Berwa, kandi dukunda kuvuga ngo no ku bashuti bacu ba Berco TV, aho bitameze neza mukomere, ntabwo twayibaza ngo uragira ute, kuko nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu kiganza, kandi ibyo dushakira ni byiza, ntabwo ari bibi. Ibyo Imana idushakira ni byiza gusa, nukuri ntabwo ari bibi. Reka rero dusuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, inshuti zacu ziri Kenya, Tanzania, Malawi, inshuti zacu ziri muri Amerika, Canada, China, inshuti zacu ziri Qatar, Dubai, inshuti zacu ziri Arabie Saoudite, Oman, inshuti zacu muherereye hose, mwiyumve mikaza kuri Berco TV na mama Berwa. Ibisanzwe tuje mu ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Imana iba yaturinze n'ukuri, ni iby'agaciro gakomeye. Imana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, wagize neza waturinze, n'ukuri nanone turi imbere yawe. Rongera uciye bugufi ngo amaraso yawe niyongeranyeze ntunganye, anyezane n'abantu bose bagiye kumvira ijambo ryawe, ntaba ari jye wururuka wivugire muri jye, ndetse n'abagiye kuryumva ntaba ari bo wururuka wivugire muri bo, byambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Migani. Ijambo ry'Imana dusanga mu Migani 13, dusome n'umurongo wa 3 tugeze kwa 5. Ijambo ry'Imana dusanga mu Migani n'umurongo wa 3 tugeze kwa 5. Ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubure, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yavuze ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Muri iyi si cyangwa mu buzima bwa buri munsi, buriya nugirirwa ubuntu, mbere y'uko uvuga ujye ubanza utekereze, kandi iyo umaze gukizwa neza ni ngombwa ko umuntu agabanya amagambo yavugaga, ndetse ukanagabanya n'inshuti mwaganiraga bitewe n'ibyo mwaganiraga. Niba warakishijwe ukaba utaragira inshuti muvugana gake gashoboka, cyangwa nizo wazibukiriye, biragoye ko wakizwa neza, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Ururimi rwacu, nasomye mu Migani avuga ngo ururimi rwacu nirwo ruzadutsindishiriza, kandi ni narwo ruzatuma dutsinda. Ejo bundi bwari ubuhamya numvise kuri YouTube, ngo ibyo tuvuze byose ngo ari amasawundi, hari ahantu bica bikarangurura nk'uko ndi kuvuga, bakumva ibyo ndi kuganira. Naravuze ibintu abantu tuvuga, ibintu abantu tuganira, ibintu abantu duteramo burage, ndavuga se iyi Mana nkiza uburyo Imana numva bimbereye ihurizo. Ariko na Bibiliya irongera bivuga ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Ntabwo bikwiriye ko waba warakijijwe ugenda uvuga nk'imbobo cyangwa wigishe nk'imbobo. Hari ibintu tujya duhuza mu buzima kandi bidakwiye guhurika. Niba ari mu ijambo ry'Imana, niba turi mu mbaraga z'Umwuka Wera, reka twe guhuza ibintu by'imihanda ngo dukore ibintu bimeze nka komedi cyangwa se nk'amateatire. Ntabwo nabona uko mbisobanura. Jya mu ijambo ry'Imana usome icyigishe. Ubundi ntabwo gukonvenka abantu cyangwa kubabwira ibyo bashaka ari byo bituma bahinduka, ahubwo babibona nka komedi, babibona nk'urwenya. Ahubwo kubabwira Kristo, ukababwira uburyo bava muri ibi byaha, babyumva, kuko muri Kristo hazamo imbaraga nyinshi. Ariko iyo urimo uvuga
ndumva ndi gufashwa ndumva ndi gufashwa iyo urimo uvuga iby'amarangamutima yabo uba urimo ubasunikira mu byo bakunda. Niba imvugo nyandagazi niba uvuze ibyo bishimira barakwikiriza banakome mu mashyi ugira ngo muri kumwe koko muri kumwe ariko muri kumwe nka komedi. Ibyiza ni uko bababwira ibisharira banaryama bagatekereza kuri bya bindi bisharira bakabyibazaho ukababwira ko nta nyungu z'ibyaha, ukababwira ko abasambanyi bazapfa, ukababwira ko abanywa urumogi bazapfa, ukababwira ko abajura bazapfa, ukababwira ko abibone bazapfa, ukababwira ko abanyamagambo bazapfa. Kabone niyo waba uri kubwiriza abana b'imbobo, niyo waba uri kubwiriza abana bo ku mihanda, ko babita abana bo ku mihanda mu mbabarire, cyangwa se uri kubwiriza aba bantu ngo ni indangamirwa, aba bantu twita ngo ni indaya, ariko babwirize ibyabo ubishari. Naho iyo uzanye muri strategy cyangwa mu mvugo zabo nta kintu bumva, kuko ubu urimo gufata ubuki ukongera ukabubasukamo, izo ni imvugo zabo. Ariko iyo babwiye ibishaririye buriya umuntu ashobora kwirengagiza ikintu wamubwiye, ariko aho aje kuryamira akibuka kavuga ati ariko mama Berwa yavuze ko abasambanyi bazapfa, koko ndi gusamba, yavuze ko mu kwiba umuntu yicwa. None turi kuri ijambo rivuga ngo ufashe ururimi rwe abarenze ubugingo bwe. None twebwe n'abavugabutumwa ururimi rwacu ntabwo tukirurindisha ngo turinde ubugingo bwacu, dusigaye duhuza iby'isi tukabihuza n'iby'Imana kugira ngo tubashe kuryoshya, cyangwa se kugira ngo abayoboke bacu abakristo babaye abakizi, babaye abakiriya. Ubwiriza iby'abakiriya bashaka mu rusengero, mu macaci cyangwa mu nsengero, usigaye ubona abantu babwiriza ibyo abantu bashaka, nk'uko muri business uvuga ibyo abantu bashaka. Muze karibu na Bibiliya iratubwiye ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Nta kindi ni ukuvuga ibikwiriye ahantu hakwiriye. Niba uri kwigisha ijambo ry'Imana, niba uri gushaka ko abantu bagana kuri Kristo, babwira ibibaganisha kuri Kristo. Wibabwira iby'amashyenga no babwira ibibaganisha kuri Kristo, kuko imbaraga ziri mu kubabwira, mu kubabatura, aho niho Kristo yururukira nawe akabasanga baryamye. Umuntu ashaka kutabyumva none ntabyumvire ako kanya, ariko ejo n'ejo bundi akabyumva akagaruka. Twongere rero aravuga ngo ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Ubumbura akanwa ke mu bintu bidafite umumaro, mu kwivanga mu bintu bidafite umumaro ngazarimbuka. Ni ukuri ushobora kutarimburwa no gusambana, ushobora kutarimburwa no kwiba, ushobora ukarimburwa n'akanwa kawe, ibyo uvuga kandi ubifata nka burage. Ibi byaha babyita ibyaha by'inyungubizabugingo. Ubeshya, uzi ko mu kubeshya havamo kwicana. Umuntu umwe yigeze kumimbira ikintu gikarishye ariko gifite imbaraga, ku buryo umuntu yakibwiye nanjye namubabariye. Kwa muntu ararakara ku rwego yumvaga yambona akamereza nk'uburozi, cyangwa se akanyicira akankura kubera ikintu umuntu yamubwiye nanjye naracyumvise, numva ntumvise. kandi uyu muntu yari umuntu ukomeye mu itorero, kumwizereramo ko yahimba. Umuntu arakavuga n'ibintu wavuze, ariko umuntu uhimba agashyira ikinyoma, ku buryo uwo muntu yashoboraga no kuba yanyica. Ni ubuhamya havuyemo urwangano mu kubeshya, mu kanwa byaturutse. kandi ikintu yari yabwiye uwo muntu ni ukuri cyari gishariye. Navuye kumureba, yari umubano ba nyiramazu. Noneho nkivayo hari abandi bantu bagiye kwimuka mu nzu ze, bari batarimo kubasha kumwishyura neza. Ntabwo nari mbizi kuko sinjye yari nyiramazu. Noneho abura ukuntu abishyuza, abura n'ukuntu bashaka kuva hari mu nzu, yabura n'ukuntu aravuga ngo siko mama Berwa ngavuye hano ngambwiye ngo mbacunge, ngo muri kuzinga, ngo mutamucikana amafaranga, ko twari tubizi twese ko bari mu bushomeri nta kazi bafite. None ibaze kugira ngo umuntu yumve ngo wagiye kubwira umuntu ngo nabacunge kandi muturanye ngo batamucika, naho kumba ari kubivuga uko kubw'inyungu ze ngo abishyuze cyangwa agira ikindi kintu, cyangwa se abiruka. Ntabwo ngewe nzi icyo yari agamije, gusa narabyumvise ndabicaza
turicara tubisubiramo, tugira ukuntu tubisubiramo n'umutware wanjye ndamuga uhagaze imbere y'Imana nasabwe n'iwawe n'iki kintu kandi koko bari bambonye mvuye mu byanjye by'amafaranga byo kumwishyura wahita avuga ko ari icyo ngicyo mbime wa muntu mbona yararakaye ariko ndamwegera ngize amahirwe mbona ndavuga ati menya aho bivuye ndabahamagara nawe ndamuhamagara ariko kubw'imbaraga aramwamwanya ibintu byose asa nkaho abyemeye abyishyizeho mbabwiye imbaraga z'akanwa ibintu bibi gakora kandi utishe uwo yanze kubyemera yishyiraho ibyaha byose nyine ariko aravuga ati byanze bikunze yabivuze nta muntu wahimba iki kintu kubw'inyungu ze yarazihimbye ariko nawe ubyumvise ndababara ariko ndavuga mbona uwo yararakaye ku rwego yananyica rero niyo mpamvu ijambo rivuga ngo urinda akanwa ke ni ukuri ntabwo ibi byaha bindi hari ibyaha byakurimbuza ariko n'akanwa gashobora gutuma abantu bicana, akanwa gashobora gutuma abantu bangana, akanwa gashobora gutuma umuntu na Yesu yabivuze neza aravuga ngo ikijya mu nda ntabwo ari cyo cyica ngo ahubwo ibiva muri twe nibyo byica aravuga ngo ntabwo ibijya mu nda ntabwo byica ahubwo ibisohoka ngo muri twe nibyo byica hari igihe munaguza kukomeretsa nukineza akagukomeretsa niyo mpamvu ijambo ry'Imana bivuga ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka ni ngombwa kujya kubumbura akanwa ukareba ko nta muntu ukomeretsa ukareba ko nta ngaruka ukigengesera ukitonda niyo waba ubona rwose hari uko bitaryoshye ariko bishakire mwuka wera banza uvuga uti Imana mbwira icyo nkwiriye kuvuga mbwira icyo nkwiriye kubwira uyu muntu mbwira ihumure mbwiye guhumurizamo uyu muntu mbwira uko ngiye kumuheka ku mugongo ukabanza ukabaza Imana kugira ngo utamutera igikomere utamwongerera cyangwa utagira ibindi akanwa kacu nicyo kintu cya mbere dukwiriye gukontorora kurenza ibindi byose umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa barongera tubwira ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone ngo ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa mu buzima turimo dukwiriye gukora inshuti z'umusaraba ugakora bakugeze no ku munota wanyu ugakora akazi keza n'akabi kuko umutima w'umunyamwete uzahazwa ariko umutima w'umunyabute urifuza hari ikintu mu buzima bwanjye dore ikintu ntinya ndeke mbabwire ikintu mama berwa atinya ni iki kintu njyewe ubwanjye numva nta bintu birenze kuri njye byo gusa ikintu natinya ni inzara cyane ariko njyewe numva ibyo kurya byose ni ibyo kurya kuri njye nubwo byose ntabikunda ariko nabonye bimwe ku bw'ubushobozi mfite simbona ibindi ntabwo byampangayitse ariko ni iki kintu kimwe kubaberwa nabyaye yanyaka ikintu kandi mbona ko agikeneye akakibura kubaberwa nabyaye yanyaka ikintu kandi mbona ko agikeneye kakibura nawe mubyeyi kura amaboko mu mufuka kubw'umwana wawe kuba umwana yagusaba amata ubona ko akeneye amata ukayabura ni ukuri amarira yanjye yagwa mbabwire yagwa mu buzima nkunda ubuzima bwo gushaka amafaranga kubw'umwana kubw'abana ni ukuri umwana anyatse gusa abana nyine uko baka ibintu siko tubibaha ariko noneho mu gihe iki kintu gikenewe kuba umwana yaba agiye ku ishuri akeneye ikaramu ukayibura agiye mu bana kuba umwana yaba hari ahantu ajyanye n'abandi bana akeneye umwana aba muri korari akeneye sorute n'abandi bana ukabura iniforume ni igikomere kiba kiri ku mwana kuba umwana yaba yiga ku ishuri abandi bambaye iniforume atambaye iniforume ni igikomere ku mwana ni ukuri muharanire yuko basi twebwe niba tutikunze dukunda abana bacu aravuze rero ngo umunyabute nta azifuza kandi ntacyo abona ariko umunyamwete ni ukuri azahazwa dukwiriye gukorana umwete Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza uduha imbaraga zo gukorana umwete n'imbaraga zo kurinda ibiva mu kanwa kacu kugira ngo tuzabashe kugira ahera hawe urakoze urakarama mbyambaje nizeye izina ryawe ryera amen shalom ndabakunda niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana kora subscribe share na comment tujye tubana mu ijambo ry'Imana ariko wundi kongeraho iri jambo ngo ntubikore nk'umuhango niba wumva ari cyo ukuye mu ijambo ry'Imana bikore bikurimo kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi na mama Berwa shalom.